abana, abahungu, abakobwa bamushizeho. Umugore ati ihakane iyo mana wipfire. Inshuti ziti ibyo urimo uri kwibeshya si ugukiranuka, kuko iyo uba umukiranutsi iyo mana yari kugutabara. Ese azabivamo cyangwa azabigumamo? Ni umunyabigwi wa 15. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro aho tuvuga abanyabigwi, abantu batangaje bagiye bakorana n'Imana ibintu bikomeye. Rero njyewe tugiye kubana ndi Wisdom nk'uko mumaze kubimenyera, ntimucikwe. Hariho rero umugabo ukomoka mu gihugu cya Usi, yari umutunzi cyane, yari afite ubutunzi bwinshi cyane, yari afite intama 7,000, ingamiya 3,000, amapfizi 1,000, indogobe 300, atunze cyane ku buryo mu gice cy'iburasirazuba nta muntu wari ukomeye kumurusha. Yari afite rero n'urubyaro rw'abahungu n'abakobwa bagera mu 10, akagira abahungu 7 n'abakobwa 3. Uwo muntu rero yubahaga Imana cyane, akitonda mu byo akora byose, ku buryo iyo abana be bahuraga ko buri wese yapangaga ibirori uko abishatse. Uko rero ibirori byarangiraga niko yongeraga guhuza abana be, akabasabira imbabazi avuga ngo ahari mu birori abana banjye bashobora kuba bacumuye ku Uwiteka. Yubaha Imana, anezeza Imana, akora ibyo Imana ishima, nawe agira umugisha uva ku Mana. Igihe kimwe rero abana b'Imana bagenda bashengereye, Satani nabo abajyamo. Ngo bagere imbere y'Imana, Imana yitegereje ibona Satani mu bantu. Imana ibaza Satani ngo urava hehe ukajya he? Satani nawe ati njye nari ndimo ntembera nzerera mu isi. Imana iramubaza ati witegereje, wabonye umugaragu wanjye Yobu uburyo anyubaha, akitonda, agakora ibyo nshima? Satani nawe ariyumvira, asubiza Imana ati erega buriya igituma akubaha ntabwo ari ubusa. Reba nawe wamuhaye ubutunzi uraburinda, uha umugisha imirimo y'amaboko ye, umuha urubyaro, ni umukire, aratunze. Ubundi si cyamubuza kukubaha ni nk'iki buriya ko buri kimwe cyose wakimuhaye? Nawe nkeka ko ariyo mpamvu akubaha. Imana irabyumva, iramubwira ati aho wibeshye Sata, ntabwo ari uko bimeze. Ati noneho rero niba nibeshye, rambura ukuboko kwawe ku byo atunze turebe ko uyu muntu uvuga Yobu azaguma kukubaha. Nuko Imana yamubwira ati genda ufate ibyo atunze, ariko icyo ntaguhaye ni we ubwe. Nuko rero Satani ava imbere y'Imana aragenda. Umunsi umwe rero abahungu be bari bahuriye hamwe mu nzu ya mukuru we, batumiye na bashiki babo, barimo baranywa vino. Yobu nawe rero aho yari mu nzu yakira inkuru hazimbitse, iramubwira ati rero haje abantu banyaga indogobe zacu barazitwara. Undi rero atararangiza haza undi nawe ati za ntama n'abagaragu bari baziragiye, umuriro umanutse mu ijoro urabatwika, azorokotse njye njyenyine. Atararangiza haza undi nawe ati burya amapfizi n'abari bayaragiye bapfuye bashize, ni njye urokotse njyenyine. Atararangiza haza undi ati ubu ndeba igitangaza kirabaye, ubwo abahungu bawe rero bari bahuriye hamwe n'abakobwa bawe barimo binezeza, barimo banywa vino, inzu iraje bagwa hejuru bose barapfa, njye undeba ni njye usigaye. Nuko rero Yobu ngo byose abyumve, arahaguruka ashishimura umwitero we, ababaye cyane, arimyoza, yikubita hasi, arasenga agira ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi ni nawe ubitwaye, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ariko ni ukuri uyu muntu yarafitanye ubushuti n'Imana budasanzwe. Mbwira inkuru ziraje enye nimbi, nta n'inkuru n'imwe nziza yakiriyemo. Ati Uwiteka nashimwe niwe wabimpaye. Imana iduhe gukura ku rugero tuyizera,
tube inshuti n'Imana. Uyu mugabo yari inshuti n'Imana, reka mbabwire, uyu mugabo yari inshuti n'Imana. Ko iyo ataza kuba inshuti n'Imana, reka uyu mwanya uhita ufata witereke muri uyu mwanya wa Yobu. Wakiriye inkuru enye, wenda nibwo zaba zidasa n'izi zabaye kuri Yobu, ariko enye zikurikirana zikubwira ibibi gusa. Ikintu cya mbere kiza mu mutwe wawe ni iki? Niba ikintu cya mbere kiza mu mutwe wawe, mu mutima wawe, kuko ubu njye nawe turi kwibaza muri aka kanya, ese kuko twakiriye inkuru enye mbi muri twe zikurikiranye, ese ijambo ryasohoka bwa mbere muri twe ni ugushima Imana tuvuga ko ariyo yabiduhaye ikaba ari ibyishubije, cyangwa twahita dutangira kwitotomba, ariko ubundi ibi bintu byo gusenga, ariko ubundi ibi bintu ni ibiki, ariko ubundi Imana iri he? Si icyo twabanza gusa. Icyo njye nasaba ni uko icyaba cyose kitagakwiriye kudushyira kure y'Imana, ahubwo cyagakwiriye kutwigiza hafi y'Imana, kuko iyo urebye inyuma y'icyo kintu kibaye, iyo wizeye Imana haza Imana iguha dabo. Rero uyu mugabo rero yarabimenye, aravuga ngo abo bana niba bimpaye ayo mashyo, ubwo butunzi n'ubundi ubitwaye ntiyari nyirabyo. Mbese no kuvuga ngo iyo aza kuba atabitwara, iyo aba atabyemeye ntawe ari bubitware, kuko ndamuzi ni umugabo w'imbaraga. Rero avuga ati ibyo simbishidikanyaho, kuko uyu mugabo iyo dukomeje inkuru ye ngo iratubwira ngo muri ibyo byose Yobu ntago yigeze akora icyaha ngo ababaze Imana, ahubwo yakomeje kwegera Imana. Nuko rero ibyo birarangira, undi munsi abana b'Imana bagenda bagiye gushengerera, Satani agenda ajyana nabo ngo yitegereze. Ariko reka mbabwire, ni ukuri tujye tuba maso. Urabona, ntago Satani yagiye akurikiye abantu bagiye mu kabari, abo mu kabari nabe ntacyo abashakaho, ahubwo ba bandi bagiye gushaka Imana nibo yagiyemo, kugira ngo ajye kugira uwo asaba ngo amugerageze, ngo byibuza nawe agire gute, agire uwo anyaga. Mu yandi magambo, iyi nkuru iratwereka ko Satani nawe aticaye ubusa, arakora. Ariyo mpamvu natwe twagakwiye gusaba Imana, tugahora turi maso ntidusinzire, kuko cya gihe twumva turi mu mbaraga na cya gihe twageze mu ntege nke, hariya hose ho Satani abakora. Urabona abana b'Imana bari bagiye gusenga pe, ntekereza ko wenda no muri bo batari bazi ko Satani arimo, ariko Satani bajyana nawe aravuga ati ndabazi aho bagiye gusenga, kandi ubwo bagiye gusenga uwo bagiye guhamagara arabumva, kuko we yabaye mu ijoro arabizi. Ati ubwo rero namanuka agiye kubumva, nanjye ndaba mpari ngira icyo nisabira. Imana idufashe cyane, iduha amaso abona, iduhumure, nko muri ya nkuru duheruka y'umunyabigwi wa 9, aho umuntu w'Imana asabiye uwo babanaga, asaba Imana ngo Imana imuhumure amaso, utarayumvise wabanza ukacyumva. Natwe Imana iduhumura amaso, kuko umunsi uwo mugaragu yahumutse amaso ntabwo yongeye gutinya ibyo yarebaga, ahubwo yamenye neza ko ingabo ziri kumwe nabo zikomeye kuruta izo barebesha amaso. Nuko rero ngo agere Imana yitegereze mu bantu baje gusenga, zibonemo Satani. Ahita abaza Satani, wowe uravaho ugaturuka he? Ati njyewe rero nari ndimo nzerera mu isi, niho nari ndimo ntambagira nzerera mu isi, none uzanywe n'iki hano? Witegereje urareba, ubona ukuntu Yobu nubwo biriya byose byamubayeho anyubaha, akinyizera. Imana ati ariko ibyo bintu byose wabyitegereje, ko watumye muhura ubusa, ibyo byose nkabikora ariko agakomeza kunyizera? Maze Satani nawe asubiza Uwiteka ati ayabwira Imana ati erega umubiri uhorerwa undi mubiri, kandi ikindi ibyo umuntu atunze byose buriya yakwemera akabitanga, ariko ngo ubugingo bwe bucungurwe. Kandi magambo Satani abwira Imana aravuga ati erega buriya yararebye abona afite umubiri muzima nta kibazo, aravuga ati narabishatse nzongera mbishake, reka bigenda, ahari ubugingo bwanjye nari bubure. Ati ubwo rero njyewe ntekereza ko ariyo mpamvu nta kintu byamutwaye. Ati ahubwo hari ikindi kintu njye nanje kukubwira. Ati ni iki? Kivuga umvira. Ati noneho rambura ukuboko kwawe, nurangiza ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Nuko Imana iramubwira ati oke, genda ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe bwo ubwirinde ntugire ikintu bukoraho. Njyewe navuga nti muri iki kintu urabona ko ibibazo byose bibaho,
uyu mugabo yari afite ubusabane n'Imana budasanzwe, kugera ku rwego abona Imana bitandukanye n'uko abandi bantu bayibona, kuko iyo ukomeje kureba Imana, yakomeje kugenda ibaza Satani ngo wabonye ko nta wundi muntu bahwanye mu isi? Urumva rero Imana, urabona ko ikintu kibi cyose kiba ku muntu, Satani nta burenganzira na budafiteho igihe Imana itabyemeye. Burya niba kuroga bikagufata, ntuzarebe Satani ngo ujye mu bapfumu, oya, ahubwo icyatumye bakuroga bigakunda ni uko Imana yemeye, yatanze ubwo burenganzira. Iyo itaza gutanga ubwo burenganzira ntibyari kubaho. Uvuga ngo niba kwirukana ku kazi bigakunda, ntabwo ari Satani wabikoze, izo mbaraga se yazikurahe? Reka twe guha Satani imbaraga adafite, ahubwo ni uko Imana yatanze ubwo burenganzira. Itabutanze ntawashoboraga kukwirukana ku kazi. Kandi ikiri inyuma y'ibyo noneho bari cyo uhanga amaso, kuko ni cyiza kuruta icyo cyo muri ako kanya igihe wizeye Imana, kuko nta butware bubaho igihe utarwanye. Ntushobora kwambara ikamba utarirwaniriye, urarirwanirira kugira ngo uryambare, kuko niyo ugiyeho utarirwaniriye, abafite imbaraga bararwana bakarigutwara. Nuko rero Satani ava imbere y'Uwiteka, aragenda ibyo yaramaze gusaba abibonye. Satani rero ateza Yobu ibishyute, biragenda bihera mu bworo bw'ikirenge bigera mu gitwariro ku mutwe. Nuko rero Yobu nawe yishakira urujyo rwo kuzajya yishimisha, yicara mu ivu. Umugore we aramureba, areba ubuzima abayeho, umuntu ari umukire, icyo ashaka cyose akibona, yicaye mu ivu arishimisha urujyo. Aramwitegereza ambwira ati ariko mugabo nkunda, ubu koko uracyakomeje kwizirika kuri iyo Mana? Ubundi ko mbona byose ari ugupfa no gupfa, wakwihakanya iyo Mana ukanipfira, uraguma kwizirika kuri iyo Mana kubera iki? Yo baramwumva, ajamo arambwira ati ariko mugore wanjye, uzi ko uvuze nk'umugore umwe wo mu bapfapfa koko? Ubu twahabwa ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana, noneho tukanga n'ibibi bivuye mu kuboko kw'Imana. Ese kuki twifuza ibyiza byayo ntitwifuza ibibi byayo? Ngo turebe niba iduhaye ibyiza turayikunda, niba iduhaye n'ibibi se ko tuzaguma tuyikunde? None se ubitamba ibibi bundi nari kuba nyikunda? Ahubwo ubwo impaye ibibi nibwo ndi bumenye neza ko nkunda Imana cyangwa se ntayikunda. Umugore aramwumva ati okay, komeza uhanyanyaze. Nuko rero igihe kimwe inshuti ze eshatu zipanga kujya kumusura, bagateka tujye kureba umuvandimwe, tumaze iminsi tutamubona, tumenye ibyamubayeho. Ngo bagende rero bakiri kure bamwitegereze, babone ni umugabo uri mu ivu usa nabi. Baramuyoberwa, turiya ntabwo ari Yobu twari tuzi ko noneho bya bintu bikomeye. Nabo bakuramo imyambaro, bitera ivu, baragenda barasa nabi guhera mutwe kugera ku birenge byibuza, kugira ngo bamwereke ko basa, bari mu kibazo kimwe. Baragenda baramuririra iminsi 7 bari kumwe nawe. Nuko rero Yobu nawe nk'umuntu agera aho arababara, agahinda kamaze kumugeraho, arangije avuma umunsi yavutseho, aravuga ati umunsi navutseho urimburanwa n'ijoro, havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho rwose, kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima n'igicu cy'urupfu biwigarurire, igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate rwose, rye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, rye kubarirwa mu mubare w'amezi. Ni ukuri iryo joro riba ingumba, rye kumvikanamo ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi bakitegura kubyutsa Lewiyatani barivume. Inyenyeri zo mu kabwibwi karyo rye kumurika, ritegereze umucyo rye kuwubona, kandi rye kubona gutambika k'umuseke, kuko ritigeze riziba inda ya mama.
ngo rihishe amaso yanjye umubabaro. Ni iki cyatumye ntapfa ndi mu nda ya mama? Sinkimera umwuka nkivuka. Ni iki cyatumye mama anshyira ku bibero koko akanyonsa? Yaba ariko byagenze, ubu mba ndyamye nkaruhuka, mba nsinziriye, niho mba merewe neza. Ubwo muri izo nshuti ze zari zaje kumusura ziri aho zimwumva zumva uko aganya, uwitwa Elifazi aterura amagambo aramubwira ati, mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda? Mbese ubwo agerageze mvuge, watubwiye turumva umubabaro wawe pe, ko n'umunsi wavutseho udashaka kuwumva iyaba waravumwe. Ariko si ubu umuntu ngerageje kukubwira ngewe wanyumva? Yo bativugire ndakumva. Nuko Elifazi nawe aramubwira ati, ariko ubundi ubu ninde wakwiyumanganya ngo ye kuvuga n'ibintu tubona imbere y'amaso yacu? Dore wigishaga benshi kandi wakomezaga amaboko atentebutse, amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi wakomezaga amavi asukuma, ariko noneho ni wowe byateye kandi urihebye. Bikugezeho nawe uhagaritse umutima pe. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana? Kandi inzira zawe zigororotse si zo ziguheshe ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze, ninde wigeze kurimbuka atariho urubanza? Cyangwa ni ryari umukiranutsi yaciriyeho iteka? Wowe hari aho ubizi koko? Rero njye nk'uko nabyiboneye, abahiga gukiranirwa basarura amahane, bakicwa n'umwuka w'Imana. Ubwo Yobu aramwumva avuga, nuko arakomeza aramubwira. Yobu nawe ayumva nyine amubwira. Iyo barangije aramubwira ati, ariko rero reka ngusubize Elifa, umbwiye byinshi kandi ndumvise pe. Sintekereza ko wenda nari umuntu ukiranirwa cyane byatuma ibi byago bingeraho. Elifazi ati, none niba atari byo ni ukubera iki? Yobu rero ahera ko aramusubiza aramubwira ati, yaba umubabaro wanjye washoboraga kugerwa n'ibyago byose bigashyirwa ku bipimo, kuko byarusha umusenyi wo mu nyanja kuremera pe. Nicyo gituma nihutiye kuvuga pe. Erega imyambi y'isumba byose yarampinguranyije, ubugingo bwanjye bukanywa ubumara bwawo. Ibiteye ubwoba by'Imana bingejejeho. Mbese aho mwabereye muzi imparage ijya yivugirisha koko? Cyangwa inka yabira iri mu rwuri? Nuko witwa Biludadi nawe yari aho ngaho amwumva aramubwira ati, reka nze rero nkubwire wa mugabo we, rwose ibyo wivuga ngo nta nka yaba iri kurisha ngo yabire, ibyo wivugisha sinzi ibyo ari byo, ahubwo ni uburyarya ufite muri we, kuko maze kureba ibintu biri kukubaho nta n'undi muntu byigeze bibaho mu isi, ahubwo ni uburyarya ufite. Iyo batiye ati, reka nze nkubwire, uzahereza he kuvuga utyo? Kandi uzagereza he kuvuga amagambo ameze nk'umuyaga wa serwakira? Mbese Imana ubundi igoreka urubanza? Ishobora byose igoreka gukiranuka? Niba abana bawe barayicumuyeho ikabatanga mu maboko y'ibibi byabo, nushaka n'Imana umwete ukinginga ishobora byose, niba wari ukiranukiye Imana ugakiranuka, yashyira ihirwe mu nzira zawe. Yobu yumva Biludadi avuga ambwira ati, ni ukuri yenda byo ndi umunyabyaha, ariko winyita indyarya pe. Gezaho winyita indyarya. Ni ukuri reka ngusubize Biludadi, ntabwo ndi indyarya pe. Yenda ndi umunyabyaha ariko sindi indyarya. Ni ukuri nzi ko ariko biri. Ariko se umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Imana yabasha kumugisha impaka? Ntiyabona iryo kwisubiza habe na rimwe mu gihumbi. Igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Ntawe nzi pe. Yimura imisozi itabimenye.
ikayubikana uburakari bwayo, itigisisi ikayikura ahayo, inkingi zayo zikanyeganyega, itegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira, yibambisha ijuru yonyine, ikagendera mu miraba y'inyanja. Ni ukuri umutima wanjye urembejwe n'amaganya yanjye, ntabwo nzibuka gutaka, nzavuga mbitewe n'umubabaro wo mu mutima wanjye. Nzabwira Imana nti winciraho iteka, menyesha igituma umburanya. Mbese unezezwa no kubonerana kugira ngo uhinyure umurimo w'amaboko yawe, ugakera imigambi y'inkozi z'ibibi? None se ni iki cyatumye umvana mu nda ya mama? Zofari nawe aho yari yicaye yumva Yobu avuga, naje avuga ati uyu mugabo ni indyarya koko. Yobu ati nawe niko umpamije koko? Nari nemeye ko ndi umunyabyaha, ariko se koko nawe urabona ko ndi indyarya ariyo mpamvu ibi byago byangezeho? Yego wenda ndi umunyabyaha, ariko se ngeze naho mbi indyarya nkabwira Imana ko nyikunda ntayikunda? Ni ukuri reba mu mutima nirebe, ntabwo ndi indyarya. Zofari arambwira ati njye wumva nkwibwirire wa mugabo we, ese amagambo y'amakabya ntakwiriye gusubizwa? Mbese umuntu yatsindishirizwa nuko ari imvuganyi? Kuko uvuga ngo ibyo wigisha biratunganye, ukavuga uti uri intungane mu maso y'Imana? Sha, ariko icyama Imana ikavuga ikakubumburiraho iminwa yayo. Yobu rero arabumva, arangije arabasubiza avuga ati ariko mushobora kuba mwibeshye ko ari mwe bantu gusa muhari, kandi burya ubwenge buzapfana namwe, kandi nanjye nzi ubwenge ntago mubundusha, kandi ndizera ko mwese dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntimundusha. Ni ukuri ndashaka kuvugana n'ishobora byose, kandi ndifuza kwiburanira ku Mana. Icyampa mugahora rwose, mwaba mugize ubwenge. Zofari aramwumva, maze Elifazi arangije arambwira ati ariko umva nkubwire Yobu we, mbese umunyabwenge yasubizanya ubwenge bw'ubusa? Mbese yagisha impaka n'amagambo adafite impamvu? Cyangwa yakita ku bigambo nta mumaro? Ni ukuri kubaha Imana ubikuyeho, kandi koko ibicumuro byawe nibyo byigisha akanwa kawe. Nawe wihitiyemo ururimi rw'ubucakura, akanwa kawe niko kakurega, ntabwo ari njye pe. Kandi ni ukuri iminwa yawe niyo iguhamya. Mbese ubundi niwe wabanjirije abandi kuvukara? Cyangwa se wabyawe imisozi itararema? Ariko Yobu we, ese nkubaze, wigize wumva inama zihishwe z'Imana? Cyangwa wihariye ubwenge? Yobu arabumva, arangije aramusubiza, turabizi, numvise byinshi pe, mwese ko muri abahumuriza bo kundushya gusa. Mbese muri kunyongerera imibabaro mfite. Mbese amagambo y'ubusa ntazashira? Ikigutera kunsubiza ni iki koko? Yewe, umwuka wanjye uraheze, iminsi yanjye irashize, n'igituro kirantegereje. Nuko Biludadi nawe atereka buretse gato mbanze nkubwire, impaka zanyu ubundi zizahiriza hehe? Nimutekereze maze ubundi tubone kongera kuvuga. Wowe witanyagura bitewe n'uburakari, mbese isi yarekwa ku bwawe? Nuko Yobu baramusubiza aramazi ati ariko muzagezaho kubabaza umutima wanjye? Yaba amagambo yanjye yari yanditswe akandikwa mu gitabo, ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye rwo nirumara kubora, nzareba Imana afite umubiri, nzayireba ubwanjye n'amaso yanjye, azayitegereza saa yundi pe. Nuko Imana isubiza Yobu muri serwakira, iramubwira iti uwo ninde wangiza inama n'amagambo atarimo ubwenge? Noneho kenyera kigabo, kuko ngiye kukubaza nawe unsubize. Igihe nashingaga ifatiro z'isi wari urihe? Niba uzi ubwenge bivuge.
ninde washyizeho urugero rwayo niba umuzi, cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Imfatiro zayo zashinzwe ku ki? Maze Yobu yumva amagambo yose Imana imubwiye, arangije aca bugufi arihana agira ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogora imigambi yawe. Uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Iyo ni Imana yari imubajije, Yobu arayisubiza ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, n'ibintu byandenze bitangaje mbivuga ntabizi. Noneho umva ndakwinginze, ngiye kukubaza maze nawe unsubize. Uwo yari Yobu. Ati, ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakurebye. Ni ukuri tukiri aha navuga nsengera muri iri jambo ngo nawe Imana igufashe. iyo yabivuze neza ngo njye nari narigeze kubyumvisha amatwi byawe, ariko noneho uyu munsi ndakwiboneye, mbonye gukomera kwawe, mbonye uburyo uteye ubwoba, mbonye uburyo nta n'umwe muhwanye. Kuko Imana yaramubajije Yobu koko asubije amaso inyuma aravuga ati, ariko wamugana ibyo byose ko biba ntari Imana ubundi nabigizemo uruhare? Arareba aravuga ngo mu bibaho byose Imana iguma kuba ari Imana. Nuko rero aravuga ngo nari narabyumvishije amatwi yanjye, ariko uyu munsi amaso yanjye arabyiboneye. Nuko yongeraho ijambo rikomeye aravuga ngo nicyo cyanteye kwizinukwa, ngo none ndihannye. Natwe rero Imana itubabarire, hari ubwo tugera mu bigeragezo. Uyu mugabo nk'uko twatangiye yagiye ahura n'ibigeragezo bikomeye. Noneho n'inshuti ze aho kugira ngo zimuhumurize zikamubwira amagambo amuca intege, abona arihebye pe. No mu kuvuga amagambo nawe yari yihebye koko, ariko yibuka ko Imana ari Imana kandi y'imbabazi kandi y'impuhwe nyinshi. Arihana rero aca bugufi aravuga ngo erega ibintu byose navuze, ya magambo yose navuze nayatewe nuko nari nihebye nababaye cyane. Nuko rero Imana yumva kwihana kwa Yobu, Imana iramubabarira. Irangije za nshuti ze zose Imana irazibwira iti, noneho rero kuko mutigeze mubwira amagambo umugaragu wanjye y'ubwenge yo kumukomeza, ahubwo mukamubwira muca intege, niyo mpamvu namwe mugiye kugerwaho n'ibigeragezo. Nuko rero Yobu Imana yongera kumushumbusha, igenda imukubira ibyo yari afite, igenda ibikuba. Nuko Imana yongera guha Yobu andi mahirwe yo kubaho kandi akabaho anezerewe abonye imbaraga z'Imana. Rero twasoza uyu munyabigwi. Yobu ni umuntu wagize ibigwi aciye mu bintu bikomeye, Imana iramugerageza. Nawe tekereza muri aka kanya uri mu mwanya wa Yobu, ese koko waguma guhagarara ukizera Imana cyangwa se wabivamo? Gusa icyo nsaba Imana iduha imbaraga. Kandi ikindi kintu nizera ni uko ikigeragezo cyose burya nubona cyaje kikakugeraho, impamvu kiba cyakugezeho ni uko Imana iba yamaze kugipima ikabona ko ugishoboye. Ni ukuvuga ngo icyo kigeragezo ntikiba kigomba kugutsinda, ahubwo wowe ugomba kugitsinda. Rero ni ukuri Imana idufashe, kuko mu nzira y'agakiza umuntu arageragezwa, aca muri byinshi. Tumvise iyi nkuru y'umugabo Yobu. Ni umunyabigwi koko, yagize ibigwi byo kuguma ku Mana nubwo inshuti zitamushyigikiraga. Umugore muribuka ko n'umugore yagize akamubwira ati, ariko ubundi ibyo by'iyo Mana wabyihakanye ukabivamo. Inshuti nazo ati, ariko ubu urabona utamaze gusara, ubundi ibyo byo gukiranuka niyo kisi ubusazi urimo. Uyu mugabo asigara ahagaze wenyine mu isi, n'abana baragiye. Mu kuri uko twumvise inkuru ye, nta hantu twigeze tubona n'umuntu umubwira ati komera ushikame, oya, ahubwo abari bamukikije bose nabamubwiraga ngo ibyo bintu urimo si byo. Nawe rero urashobora ko waba uri mu kigeragezo, umuntu wese ukubwira ati bivemo, ibyo biratinze, ubundi urabona bizagera he, va ku Mana ariko ntuzayiveho, kuko kuyigumaho kwe nibyo byatumye atabarwa. kandi Imana, dusoje inkuru tubona ko Imana yamukubiye ibyo yari afite bwa mbere.
rero kuzamuka kose k'umukristo guca mu kugeragezwa. Rero icyo nasaba ni gusabira, nanjye nisabira Imana iduha imbaraga ku minzani turiho itandukanye, kuko kuri ino si buri wese aba afite umunzani we agomba guhagarara. Rero Imana iduhe imbaraga no kugira ngo tube dushyitse ku minzani turi gupimirwaho. Imana ibampere umugisha.